nese bagukubita bate kandi reba imigeri wateraga muri ya filime ariko nubundi birangira se nundi batagukubise umugabo nukubitwa kandi akabyemera umugabo agakubitwa akabyemera nta mugabo wakubiswe nzovu cabyihorere ntibakubitwa bakanarira ahubwo umugabo ubwo sura kubitwa ukagenda muri urarireyo nka kwa kundi bajyavuga ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda buriya ntabwo aba yakubiswe iyo ukubiswe nyagukubitwa urera nk'agahinja umugore yagukubise umugore burya bibaye ngombwa aragukubita umugore gusa umugore yagukubita gute cabyihorere ni wewe wenyine nge numvisha umugore akubita njye abagore barankuta ko nta mugabo urankubita none se nuguvuga ngo niyo mpamvu ariko nta mugore uzongera kunkubita weho ndaza mpungada nirukanka wiruka ujya urwana ariko wihagarareho nk'umugabo abyihorere ariko uzi ko umugore buriya ubeshye gato kamukubita akibeshye gato akava amaraso ahantu wafungirwa simpazi ese nzovu nabaye ba perezida bagiyeho uriho nyine ngo muzi wewe ni zingahe hehe ku isi se oya hano mu Rwanda aba perezida uvuga ngo ngiye aba bagiyeho ndiho ariko undi muperezida wagiyeho muri jenoside uwo bitanoza Todoro bamwita ndeta bamwita sindi ku bwabo sinibuka yishwe ngo n'amacinya muri Kongo yishwe n'amacinya yarahunze ageze muri Kongo imibereho mibi iramukubita yaneye gatata itapfa nese wari uhari ibyo bintu ntabwo tubikurikirana tubizi wabona baranamubeshyeye bamubeshyere bikisi gusenga se no kujya mu kiliziya no kujya mu itorero gusenga ni iki rero mbwira gusenga ni wowe mu rugo wasenga ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya Wisdom TV Rwanda amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe ubundi dore nagaruye wa mugabo w'abanyarwanda nzovu bimeze bite w'abanyarwanda no ko umugabo w'abanyarwanda no se nuri umugabo w'abanyarwanda nzovu w'abanyarwanda abagore bose b'abanyarwanda nabandi ubwo nawe uri nawe urimo nze nge bitwaye icyo abagore bose saba umwami nimba nawe urimo nibyo byaba ngese wanyemera ubundi buriya nose urwaye iki nose abutemera n'abarwaye iki abutemera n'abarwaye iki abarwaye imyate kubera iki imyate kuko umugore urwaye imyate ugura amashuka buri munsi muri imyate uzi ukuntu ica amashuka oya se nose yaca gute si uturongo tungahe tuba turi mu muntu uza none ibuzwa n'iki kugiye kuko urabona imyate ibishinyitse gutya iyo ikoze kwishuka itema ishuka abagore barwaye imyate ngiye sinabana nabo kuko ngiye nibura iyo nguze amashuka nongera kugura amashuka nibura nyuma y'amezi nk'6 ngaho amezi 6 yose kandi uba ufite amafaranga nzovu uri umukire shabye ibintu byose no kujera dore ikintu igihe uri kuvanga imyate ngo gutema amashuka n'iki indaya za Sodoma ziba zifi ako oya nese reka nkubwire ijambo indaya rigabanye kuri ngewe ibyo bintu tutazabipfa ngewe ndashaka gusubirana n'umugore wanjye Mama Sandrine indaya nimba warazikunze ufite basaza bawe nabo bajya kuzikurikirana iyo Sodoma n'agashyekero ubu ngo ushaka gusubirana Mama Sandrine indaya ni ubwoko bubi ubu se nibwo byibutse indaya zirakenesha Mama Sandrine n'undi ntago azabyemera yamaze kubona ko udashobotse ntashobotse siko njya kumushaka ntimwari muhari we kirageregana n'amafaranga wari ufite wagombaga kwihangana tujya gutandukana ntimwari muhari nta muntu uzongera kuvuga ngo nzovo ngo na mugore we Mama Sandrine tuzajya kubunga ibyo bintu abanyamakuru abenshi harimo abakunze kubimbwira rero mwabanyamakuru uko natandukanye nawe niko tuzasubirana kandi ntago muzamuhari cyangwa icyo ntazakwemera dore aho ndahanga azabuzwa n'iki batwibye FC yanyu se bimeze bite batwibye FC ngo babibye FC n'ibiki Rayon Sport ngisigaye yitwa ngo batwibye FC ibyo birabare bundi se ntimwatwibye kuko sha mu byihore babibye gute
barabasifuzi twari twanditse urupapuro ibaruwa tuyandikira ferwafa ko hari abasifuzi tudashaka ko bazadusifura kuri match ya Bugesera na Rayon. Barangije ferwafa irongera ibari bizana baratwiba we nta kunega urabona yari yabarushije byaragaragara turushe bicyari yari yabarushije turushe biki itabarushije ndabizi ugufana igikona igikombe muzakijyane namwe icyonze nimusohoka indege izazima muzanza mukubitwe n'ikipe ya mbere muri Afrika ihita ibavanamo doko ngeze mfa na APR ngiye mfa na polisi mwese polisi ni mwatwi kuri polisi ni mwatwi birabareba nyine ubwo ufana amakipe y'abashinzwe umutekano bose none se ni mwayibye mwebwe ko nta ko polisi itarekramye namwe muziba abandi rero batwibye FC yanyu ariko utera n'umwaka dore n'undi Bugesera yari yabatsinze rero umwaka usentera umwaka iki wagiye kureba match se ubundi nari nifite ikiraka cy'indirimbo bamaye ibihumbi senkani iminota 10 nagiye kwikura amafaranga ngiye match nabi nagiye kureba eze nzovu muri bundi metre nzovu kugira ngo ihagarare byagenze bite kuko abantu benshi birirwa babaye ngo metre nzovu wabonye kuna abana bakwita metre nzovu ubwo se bigeze ikigihe imaze imyaka igera muri ngahe utaramenya icyayihagaritse nose ngomba kubibaza wewe aka kanya ntago mpora mbivuga buri gihe nimba ntabyo uzi ndeka ngaho metre nzovu ese iramigere koko ni wewe warayiteraga ya nyayo ninjye wayiteraga nyine ubu ngubu nkubwiye ngo tera umugeri wawe utera bibaye ngombwa none se bagukubita bate kandi ne imigeri wateraga muri ya filime ariko nubundi birangira se nundi batagukubise umugabo nukubitwa kandi akabyemera umugabo agakubitwa akabyemera nta mugabo wakubiswe nzovu cabyihorere ntibakubitwa bakanarira ahubwo umugabo ubwo sura kubitwa ukagenda muri urarireyo nka kwa kundi bajyavuga ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda buriya ntabwo aba yakubiswe iyo ukubiswe nyagukubitwa urarira nk'agahinja umugore yagukubise umugore wakubiswe n'abandi bagabo ubwo se tuvuge umugabo yari umujura bakamufata bakamushyiraho igiti ntarira ntaboroga oya wenda abagabo bagenzi bawe bakubise ukarira nta kibazo ariko umugore yagukubise nega n'umugore burya bibaye ngombwa aragukubita umugore gusa umugore yagukubita gute cyabyihorera ni wewe wenyine njye numvishe umugore akubita njye abagore barankuta ko nta mugabo urankubita none se nukuvuga ngo niyo mpamvu ariko nta mugore uzongera kunkubita weho ngaza mpungada nirukanka wiruka ujya urwana ariko wihagarareho nk'umugabo abyihorere ariko uzi ko umugore buriya ubeshye gato kamukubita akibeshye gato akava amaraso ahantu wafungirwa simpazi ariko twebwe abagore baradukubita wajya kumurega kuri ribu ugasanga sinzi ukuntu babifata mbese babifata nk'aho ariwe wamuhohoteye none iyo bamuhamagaje agasa nk'aho agira ibyo agushinja bahita bagufunga oya ariko buriya umugore buriya ntabwo yapfa kukurega utamukubise buri uba wamukubise cabyihorere nose uburinganire ubundi ubwumva gute uburinganire nyine ni hagati n'umugabo n'umugore baba bavuga ko bose bareshya ari uburinganire ugasanga umwe arimo gufura imyenda undi aratetse uburinganire ni ugufatanya no mu kugabana inshingano bakagabana kugira ngo muri iyi myaka nimufashwe neza uzi ko buriya kera nta mugore waryaga ku ihene yabaga ari iy'umugabo nyine abagabo mwari ibisambo kera ibisambo by'ikizi nose kuki mwumva ko umugore atarya ngo azangamera ubwanwa ubuse ko nayiriye ko ntabwo nameze ni muri ibi kera iyo waryaga wahitaga ubumera oya aha abantu barambwiye ngo babivuga kubera ko nyine kugira ngo abagabo biharire ibintu byarahindutse neza reka mbikubwire nta nk'uko wicaye nta mugore wicaraga gutya yicaye n'umugabo ushaka akaguru kandi none se bitwaye iki kuno nicaye oya uba ukoze amahano nose umuntu yicara nta mugore wicara gutya ubundi umugore ibyo ngibyo ni iby'umugabo gutya nta mugore ugomba gushyira akaguru kandi yicara atandaraje se noneho ntabwo ari ukuvuga ngo utandaraje nonese uba utandaraje wereka ndi ntushobora kwicara ubumbye amaguru nose ubu ngubwo sinyabumbye washyize akaguru kandi
ubwo urimo gusuzugura abagabo bose bari hano. Unese mbasuzuguye ne kandi kura ku kaguru hanyuma se bigende bite? Wicaye neza. N'ubu nicaye neza uko nguko se. Ibyo ngibyo bishobora gutuma ubura umugabo. Nzamubure maze si wambwiye ko ndi uwawe keretse nunyanga. Ese Nzovu nabaye abaperezida bagiyeho uriho nyine ingoma uzi wewe ni zingahe? Hehe ku isi se? Oya hano mu Rwanda abaperezida uvuga ngo njye aba bagiyeho ndiho ni nka bane. Nde nande? Habyarimana, Habyarimana, Pasiteri Bizimungu, Pasiteri Bizimungu, Kagame Paul. Batatu. Ariko hari undi muperezida wagiyeho muri jenoside uwo bita Noza Theodore bamwita ndeta bamwita sindi ku bwabo sinibuka yishwe ngo n'amacinya muri Kongo. Ni Theodore yishwe n'amacinya yarahunze ageze muri Kongo imibereho mibi iramukubita yaneye gatatu ahita apfa. Nese wari uhari? Ibyo bintu ntabwo tubikurikirana tubizi. Wabona baranamubeshyeye. Bamubeshyere bikisi. Nose undi u Rwanda rwagizwe n'abaperezida bangahe? Ni benshi. Rumaze kugira bangahe? Kuva ega urimo kubimbaza nabi. Wavuga iti hakimara kuvaho ingoma ya cyami twinjiye muri repubulika. Muri repubulika ni abaperezida bangahe? Hagiyeho hagiyeho Mbonye umutwa ayobora igihe gitoya. Hajyaho Kayibanda. Kayibanda ayoboye asimburwa na Habyarimana. Habyarimana asimburwa na Bizimungu. Bizimungu asimburwa na Paul Kagame. Mbese tumaze kuyoborwa n'abaperezida batanu bazwi bemewe. Oya ni bane bemewe. Ni batanu. Noza Mbonye umutwa ntago yigeze atowe. Yabaye perezida. Yabaye perezida ariko ntago yatowe. Ariko ntago yatowe. Yabaye perezida wari minisitiri w'intebe icyo gihe yari Kayibanda. Ngenza nkubwira byose ndabizi. Ibyo ndabizi ariko ntago yatowe. Ntiyatowe. Yagiyeho ku perezida bigenze bitese. Nyine yagiye yari amaze kuvaho ingoma ya cyami. Ajyaho ariko ntago nose bari batoye. Ibyo simbizi ntago nari ndiho. Ibyo cyo ntago wari uriho? Ntago nari ndiho nyine. Esha niba ari ibyo ngibyo uracyari mutoya. Niba utari uri uracyari mutoya kabisa. Uzi ko ukiri umwana. Aranyica none. Ngo umwana se gute urumva nese ingoma ya cyami twagize muri repubulika ya mbere ingoma ya cyami. U Rwanda se rwabonye ubwigenge igihe ki? Kimbwire nyine. Niwe mbajije. 62. None se 62. Rega nje narize Nzovu utagira ngo 62. 62 niho ahise havaho ingoma ya cyami. Duhita tujya muri repubulika. Harya buriya u Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki zingahe? 32 se. Itariki nyine mbwira ni itariki. Ndumva itariki ya mbere kwa gatanu ahari. Itariki ya mbere kwa gatanu. Bateze kwa karindwi. None ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu habaye iki? Asimbizi. None si wowe bivuze kandi urenga uburyo uhita wihakana rero nicyo kinsetsa. Niho twavuye, niho twasezereye ingoma ya cyami. Niho hagiyeho ubwigenge. Yego. None se umwami wa nyuma w'u Rwanda ninde? Niwe wacu Nyanza. Inde? Kigeli. Akuze ibi by'abami byo urabizi ntago wabiyoberwa. Mwese nabiyoberwa gute? Icyicaro gikuru cyari Nyanza. Kandi uri umwana w'Inyanza. Ese Nyagatare wo ntago wabayeyo? Njya kumara iki? Nose umugore wawe se yavuye ntago wagiye kwa nyoko bukwe? Ntago nigeze njyayo. Naramushatse ariko singize njyayo. Ntago nari kubona ziranga batera imijugujugu. Kubera iki? Kandi uri umukire aho Nzovu ko ufite amafaranga ahubwo wowe ntago wemera ko uri umukire icyo kibazo. Amafaranga mfite utazanteza ibisambo by'abagabo
n'ibisambo by'indaya. kandi bavuze ko wazivuye mugiye gusubirana mama Sandrine. Bumvise ko mfite amafaranga bantangira no mu nzira. Oya ntago ye bagutangira uri umusitari uzajya ubona abantu bagukiza. Ese minisitiri w'u Rwanda ninde ubu ngubu uriho? Ariko ibyo bintu babaza muri Pimenge urabimbaza nk'umusaza nkanjye. Bembwira niba ari byo babaza. Yitwa Ingirene Edouard. Ariko urarenze none akanazi niko ahita ko kuryo cy'intare ahita ko kuryo cyari akabana. Ega nubwo twize kera ngiye nkurikirana amakuru. Ese wize kera se wize ryari? Mwize kera menya ko nize kera. Ryari nyine muhe mwaka? Mwebwe nk'abana mwize iki gihe ngiye mbarusha ubwenge. Uturusha nzovu nta bwenge uturusha. Ayakura buturusha ko weho uri mukuru buri isura yiturusha. Nde? Isi. Harya ngo papa uriho yitwa nde? Wihora buri gihe n'ubushize warabimbajije. Rero papa narabimukubajije. Ngibyo kubimbaza ngo papa. Kandi ahubwo arabizi. Nese wambaza papa uriho. Uramumbariza iki? Ngiyewe ntabwo ndi umugaturika. Ndi umudivantiste. Usenga ku isabato? Kuwa gatandatu. Ntukambaze nose ku cyumwe nose ahubwo uri umuhirika we ntabwo uri umudive. Ndi umuhirika. Ndi umudivantiste w'umunsi wa gatandatu. Kandi ngo uri umudive ngo umunsi wa kangahe? Nose abadive basenga kuwa gatandatu? Basenga ku munsi wa gatandatu? Kuwa gatandatu. Abadive basenga kuwa gatandatu? Twebwe kuwa gatatu ntiduteka turadutetse kuwa gatanu isabato itaratangira. Muteka kuwa gatanu babyita kwa nyuma. Kujya gute? Babyita kwa nyuma ntago bavuga kwa kwa nyuma ni ibiki? Nyine kuwa gatanu cyangwa kuwa nyuma. Kuwa nyuma ntago uzi kubivuga ngo kuwa nyuma. Bavuga gute? Birakurenze. Nta nubwo bavuga kwa gatandatu. Ubu koko urifasha abadivura basebya kuri urwo rwese ibyo navuga ngo uri umuhirika. Umuhirika ni abadive banywa inzoga. Abo nibo weho nibo bita abahirika. Batajya banasenga ku isabato. Abundi gusenga ni iki? Gusenga ni iki ahubwo mbwira? Gusenga se no kujya mu kiliziya no kujya mu itorero. Gusenga ni iki rero mbwira? Gusenga ni wawe mu rugo wasenga. Nase ugiye kurya uri wawe ntusenga. Urasenga. None se. Nose ariko ubugomba no kujya mu iteraniro. Kugira guteze. Gusenga. Uzagiye wenyine. Ngaho. Aho uzi ko waguye nzovu. Ntazagira umubyutsa imba naraguye. Iyo umuntu yaguye aba yikubita hasi, mwikubita hasi ntazagire umubyutsa. Nzibyutsa ku giti cyanjye. Iyo ndi iwanjye nkaryama. Ndibyutsa. Kuvuga ngo narabyo. Biranze. Ahubwo nanone ngira inshuti zanjye z'abagatulika mu Ruhango kwa Yesu Nyirimpuhwe bahafunze. Kwa kundi bamaze iminsi basengera bafunga insengero nabo bahafunze, ariko bahafunze ku bw'agateganyo kubera ko isengesho riheruka hakomerekeyemo abantu kubera umubyigano. Abafite isengero narwo barufunze, ariko hari ahantu hakomeye nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri hazaba bongeye kuhasengera. ahubwo nanjye nzajya kuhasengera. Mfite mukecuru wanjye usenga nawe ajyayo. uracyafite mukecuru wawe se? Yarambwiye ati mwana wanjye wazaje rimwe ukasenga. Ahubwo nari ndi hafi kuzajya kuhasengera nuko bahafunze. Nese ufite ni mukecuru wawe ni mama wawe cyane nyogokuru wawe? Mama wanjye. Nari nzi ngo ni nyogokuru wawe wari kuburenzi. Uracyafite nyogokuru wawe? Nawe yaracomotse. Ako mama wawe uramufite? Ndamufite. Ahubwo nibyo nabyo nibishimwe Imana, bishimirwa Imana kubwo niba ufite mama wawe nawe ukungana shane ukuri ni kungana se imyaka mfite urayizi. Nose niwe rwivuga kuri kamera. Nose tumenye ya mama wanjye. Ubwo nose urumva ibyo ari byo byose arakuruta. Nose mama wawe yabura kukuruta. No mama wawe ngo kira kizungereza kiramuzi. Amuzi hehe?
nose nimwaturanye wasanga ubwo avuka i Nyanza nawe. ese kuki utashatse umukobwa w'i Nyanza ukajya Nyagatare iyo ushaka umukobwa w'i Nyanza? Ntabwo i Nyanza mugira abakobwa? Ese urasa uwaba urabona uriya muzungu ari mubi? Urase n'uwa he? Urase n'uw'i Nyanza? N'uw'i Nyanza nyine. Reka numva atazi mukecuru se. uranaga nose nyine nibyo mpamvu ndi gukoza, kuki utagiye i Nyanza ukajya mu Mutara? Urabona impamvu bavuga ko iyo uri umusore utarongora umukobwa w'i Nyanza mwese muba munganya amashuri, kuko hari amashuri dufite 3 yisumbuye. Umuhungu arayagira, umukobwa akayagira. Ko icyo gihe ushaka abahandi kuko bo ntayo baba bafite, baba bameze nk'injiji, sibyo? Ukajya kumuyobora, kuko ushatse umunyenyanza mwese muba munganya amashuri. Ni ukuvuga niyo mpamvu mwebwe nta munyabutare buriya washaka umunyabutare. Ibyo uvuga nibyo. Kwa amashuri umukobwa uvuka hariya ashaka gushaka umunyagisenyi, ashaka gushaka umusore wo mu Mutara, ashaka gushaka umusore w'Ikibungo, ariko ntiyashaka uwa hariya. Ntuse abanyamurenge bo kubashakana baba bakoze amahano gute se? Mwese kuki bashakana kandi bose bahuje iki? Bose bari abanyamurenge. Nyine barashaka, ahubwo nibyo byiza gushaka mwene wanyu. Nawe uzashake musaza wawe noneho. Nose abari musaza wanjye, ubu ngubu umuntu uzava i Kigali nanjye mva i Kigali azaba ari musaza wanjye. Hari igihe mubaze ibyo bita babyita amasani, kwa kundi amasano, ariko se usanga muva indimwe. Usanga muva indimwe. Wanaguma muva indimwe. Ngiye nibaza ko umuntu muba muva indimwe ari umuntu muhuje ibisekuruza. Ibisekuruza urabizi se ubundi? Ntabyo nzi. Ungana gutyo utazi ibisekuruza, ubu no kuvanga abana bawe ntabwo uzabwira ibisekuruza byabo. Ubwo wambwira ibisekuruza byawe nka 4? Nabikubwira. Okay. Papa yitwa nde? Nuse ndabishyira kuri kamera kandi. Wari ikibazo se? Papa yitwa nde? Ubyara papa yitwa nde? Bose ndabazi. Ndabikubwira nyuma ya kamera biri seriye ndabizi. Nuko ntabwo ndi kukubeshya. Ntabyo se. Mana bivuga abantu babimenye bahita bamenya umuryango wanjye. None ko mu Bagatolika iyo ugiye gusezerana ko babibabaza, kuki ubivugira imbere ya padiri? Nyine harana nyine, kuko baba bagira ngo mwumve ko umukobwa n'umuhungu bashaka kubihuza. Iyo mubihujije ntabwo babasezeranye. Ntabwo aho wayibabwira ko ugiye gusezerana. Naho uri imbere, naho ugiye gusezerana nzovura ubwo bivuga. Nayo tugiye gusezerana nta bukwe twapanze, Nzovu we ntabwo wanshyira mu rugo wahita unta nicyo kibazo cyawe. Naguta? Ntabwo naguta. We wana kabisa. Mbona we na gahunda ugira wahita unta. Sawa rero. Sawa habaye iki kandi? Weekend se yari imeze ite? Agiye kumubeshya ubuyo nawe. Mwitabe cyangwa umureke. Ngiye gufata moto, ngiye guhaguruka. Ninjya gufata umutenda mugwa muvugane. Sawa. Nganyibwirira. Weekend yawe duherukana umbwira ngo ugiye kujya i Musanze. Musanze? Musanze guhinga ibirayi, kubisarura. Musanze ngiye nabikubwiriye. Akakanyise nyakana. Ntabwo duherukana umbwira ngo ufite ikiraka ngo mu Ruhengeri, cyangwa ntabwo bizi ko Ruhengeri na Musanze ari bimwe. Icyo kiraka nahise mbona ikindi cy'indirimbo cy'iminota 10. Cy'iminota 10 i Musanze mpita mbakatira. Ntabwo nagiyeyo. Kandi icyo kiraka nari kujyana ya kamwana aba yasinze, ubwo nanjye mpita ngikatira. Ese bura wazagira inama ya kakareka inzoga? Nese we wazazimugiriye? None se ngiye turi inshuti? We nawe rega muri inshuti, muri aba besto. Ntabwo reka inze mite muhamagara mubaze. Muhamagare. Nadahita gutuka.
bamwohereje amafaranga Nzovu. Uzi amafaranga afite? Kandeke kuyavuga noneho sinamukira. Gasore Pacifique. Dore n'ubu. No, se nta Gasore Pacifique waramutse ute papa? Amahoro abane nawe papa. Shanda akajyamo mu kanya kwa pike barimo kumpamagara. Nawe ushatse wakwitegura twahurira. Wimubeshya Yego. ko turi kumwe. Urajya ngo yakamwana ahitanuka ngo twamuze. Nazara gutagora iki? Ahita gutuka ku babyeyi. Ako se wamugiye inama inshuti yawe. Ubwo urumva yakamwana acyaryamye ntabwo arava mu rugo. Nabimbwe nono yambwiye ngo ngumva ngo reka ngo nimbyuka ngo ndakubwira mfashe mu. Ariko ngiye yakamwana sinamurenganya. Aracyari mu kwabuki. Ninjoro yamaye madamu ngo ngakira madamu ngo urumva ko natashye kare. Ariko ubu ntamaze nk'ukwezi arongoye. Ukwezi kurashe kurimo. Agomba kurya ayo yakoreye. Ubu arimo guhamagara abanti narashatse aba diaspora bagahita bamukubita izo senkani iyo jana. Rero mwabanyamakuru nimushaka yakamwana mwe mumwihoreye kuko iyo amaze gushira arakwihamagarira nta nubwo ategereza ko muhamagara arakwihamagarira ariko wanyoreje bitana ko nidukora uzayavanamo. Oyanjye nagambira ariko burangiye yakamwana icyo mukundira ni umukoboyi. Gute yakamwana umukoboyi ntabwo yakorana n'amafaranga yiwe. Iyo afite ijana 150 araryama akarya, umugore akamutekera, dusaba akamutekera, dusaba akagera utakamushyira amazi muri dushe akagira gute. Nkatwe rero impamvu tuba dufite amafaranga tukaba twanakora dufite abana bariga. Ubu nk'ubu Sandrine yanteguje uyu munsi ngo papa ngo kuwa gatanu ngo ikigo nigaho i Kanombe ngo tuzajya kwibuka, tuzajya ku rwibutso ku Gisozi umushakiye 4,000. ubu ni mu Rwanda aza kuyohereza kuri telefoni ya mama we. Ubwo se ntakoze umwana akagusaba amafaranga, umwana ukamubwira iti ntayo mfite, abandi bana bakajya kwibuka ku Gisozi we ntajyeyo, umwana ntiyababara? Yababara. Kandi koko buriya kwibuka kujya ku rwibutso ku Gisozi abana n'abanyeshuri ni batoya. Jenoside yakorewe abatutsi bo ntibari bariho, ariko hari ibyo bahigira. Barabigisha bakagenda babibasobanurira. None ibaze umwana kwatsa amafaranga wawe ukayamwimurise, ubwo mwana yazakura avuga ati papa ibintu yamemukiye. Yega buriya ariya ni amateka baba bagiye kwiga, sibyo? Nyuma nabyo hari n'igihe ikizamini kiza bakabibabaza. Rero babyeyi mufite abana, umwana nakwaka amafaranga ngo arashaka ngo ikigo cyagiye kwibuka ku Gisozi cyangwa bagiye muri mize i Butare bateze, umwana uzamwime amafaranga. Nose uvuga kuki ku bahungu bihakana inda bateye, ku bagabo bihakana abana babo? Namwe abakobwa ndabasubiraho nanone. Abasore mwihakanye inda mwabyaye namwe ni amakosa, kuko iyo muzihakanye hari igihe wa mukobwa ashobora kugira umujinya, niho uzumva ngo yayikuyemo nawe igahita imuhitana. Icyo gihe wa musore we Imana izakubaraho ibyaha 2. Izakubaraho wa mwana wawe upfuye wihakanye ubarweho na mama w'uwo mwana. Kandi namwe mw'abakobwa cyane cyane ndavuga nk'indaya, kuko hari ukuntu muhura n'abasore nka 3 nka 4 kandi bose mwakoreyeho. Noneho ugacunga ukavuga iti Nzovu nubwo twaryamanye, Nzovu ni umukene, ariko kameramani ni umukene afite amafaranga. Ugasanga inda
nubwo ari njye wayiguteye ugahita uyegeka kuri kameramani kandi umwana atari uwa kameramani. Mwaze mureka kwegeka abana ku musore utari se koko. Abakobwa nabo bafite amakosa. Ibintu byose abakobwa bafite amakosa nabo ngo bakayagira. Koko njye nubwo umwana yaba atari uwanjye ukamunyegeka ukamuma namurera. Wamurera? Kuko rega umwana ni umugisha kandi umwana yizanira iki ibizamutunga. Muse nta bana babaho nabi iwabo barabajugunye nyuma umwana akama ibobo akanywa kore akajya gute cyangwa akazajya mu kigo. Hari ibigo bifata abana badafite ababyeyi, sinzi ko ibyo bigo babyita ngo ikida, no kwa Gisimba cyari gihari Nyamirambo. Bakita ngo iki? Ugasanga nibaye amwe abo bita bamarayika murinzi. Ugasanga wa mwana arize abaye nk'umudogiteri, abaye ayoboye igihugu. Ugasanga we nyina wamutaye utangiye kujya kumureba kuko umwana asigaye agenda muri Benz, asigaye agenda muri Vewiti. Nanjye uri mama warantaye nyuma nkaba umukire nta n'inyinya nakwereka. Nose umubyeyi ko ari umubyeyi ugomba kuba umubyeyi aba yaragutagira ngo upfe, ariko ibaza kubyara uruhinja rufite amezi angahe ruraye mu mbeho, abantu baramutoraguye bamujyanye mu bigo birera impinja, bamarayika murinzi, wa mwana arakuze kuko wamutaye uvuga ko byanze bikunze ushaka kumwica. Erega hari igihe umuntu abura uko agira akamuta akavuga ati basi hagira uwo mutoragura. Mbere yo kumuta imbere amukubise uzi ko wafuma umushyira hafi y'igipa, ese buri umutaye imbwa ikamurya. Ntabwo ibyo bitekereza aba yarihebye. Ese ufashe uwo mwana uruhinja ukamushyira mu mugongo ukazaza ugenda, abantu ntibaza ufite 500 ntiyaguha, ufite 1000 ntiyaguha, wa mwana akabaho. Ese ntuba ufite imbaraga kuki utajya ku bipangu? Hari abantu bafite imyenda baba bashaka umuntu ugomba kubafurira. Cyane kandi burya ugiye kwifura ufite wa mwana wa wundi ugiye kwifurira ashobora no kugira impuhwe wa mwana abona ukuntu ashonje. Wanarangiza yamara kugwemba agahita avuga iti akagenda akafata nk'agafuka akamushyiramo umuceri akamushyiramo n'amakara n'ibiki tigaho ugenda utekera umwana, cyangwa akagenda akadaha ku ifu y'igikoma n'isukari akamuha. Umwana abaho aho kugira ngo ugende umujugunye. Antuka antuka vraiment ese antuka bisobanuye wabona nawe uzabikora. Oya njye ntabwo nabikora, ese njye nabamuta kuko nabuze iki. Ariko kuko kandi buriya kuvuga ngo ngiye ngo ndabyara baca umugani ngo umwana wanzwe ni ukura. Yego rata umwana wanzwe ni ukura. Ibaze umwana nyina aramwanze, wa mwana ntazi papa wiwe, urabyumva, azakura yita babandi bamureze bamarayika murinzi, ubundi nibo baba ari mama wabo. Icyo gihe bagiye kumwandikisha mu irangamimerere, bamarayika murinzi nibo baba ababyeyi biwe. Reka twisoreze rero, gira icyo ubwira abantu bawe dusoza. Abantu b'inshuti zanjye nababwira ko cyane nibanje niba ari bavuga nagize nibanze cyane nibasiye b'abakobwa babyara abana bakabata ugasanga batoraguwe na marayika murinzi. Inshuti zanjye kuko wabyaye umwana ukamurera, umwana ko umwana yavutse zirahari cyane ziba mu bigo by'abagatulika cyane. Buriya mbonera no kuvuga ko mushuti wanjye yakamwana nawe yarezwe muri Roferine, nimba ari Roferine yo ku Nyundo, nawe yarezwe mu bapadiri kuko ntabwo yakamwana buriya nawe yakuriye muri ubwo buzima, ariga, nyuma yaho ahita ajya muri Kongo aba umusirikare. Sawa icyo bantu kuko mwareze abo mwabyaye
umwana kwizanira impamba nta mwana uvuka ngo abure ingobyi. Bye bye. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe, amazina yo ni yayandi, ni Baby Nessa nk'ibisanzwe. Dusubire mu kiganiro cy'ubutaha.